bantu b'Imana mumeze gute ndizera mukomeye cyane ni kuri Shushu TV ibiganiro byacu nakagaruka mumaze kubimenyera baye ubwa mbere uhageze tuguhaye ikaze kuri umwanya ufasha ugahagarara uretse guscrolling bantu ugera muri video zindi ziri munsi urebe ibiganiro byatambutse kandi nawe nimba uri umwe mu banyamuryango ba Shushu TV dukomeje kukwishimira ibiganiro nakagaruka uyu munsi rero tuje muri part 2 yo kugira ngo mumenye Shushu ni muntu kiza turabana nande ntago ari ukuza kuri video ukanyitura ngo ba ukabona mama w'Umusilamu kazicaye aho ntuzi ibyo biva iyo niyo bijya nuko baye nguko twagiye uyu munsi rero mu rwego rwo kumenya mbere nari nabasobanuye Shushu n'ibijyanye na ririya zina n'izina ryanjye ry'Irsino izina nkunda nahisemo gukoresha kuri YouTube channel yanjye uyu munsi rero ikindi kintu wamenya kuri Shushu ni iki Shushu ni umumama arubatse afite abana babiri n'umugabo umwe ngayo nguko rero ikindi kintu wamenya kuri Shushu ni umuntu ukunda abantu uko niyizi ntabwo nje kubivuga ngo niyemere cyangwa se nitake ariko ngewe ukuntu niyizi muri nge nkunda abantu nkunda kuba ahantu hari abantu nabo nkunda kuba njyenyine hari abantu nkunda kuba bonyine ariko ngewe nkunda kuba ahantu hari abantu mba numva nabishutiye buri umwe ariko nyine biterwa ntabwo nzi kwikurura ku muntu ariko hari ukuntu mbona umuntu ngewe nkumva twakibera inshuti nkumva nyine nibyo agaciro ko kugira inshuti mu buzima ni ibintu njye mp'agaciro cyane ikindi kintu wamenyaho cyatuma ubasha kumenya ndi umuntu ukunda ku bintu byo kurya nkunda ubugari of course iriya challenge iri guca kuri TikTok of course I'm from Hanaha hagati avuga ati nkunda iki nanjye of course I'm from Nyanza district mu ntara y'Amajyepfo nkunda ubugari ubwo abantu bo mu ntara y'Amajyepfo abenshi bakunda ubugari abantu dukunda bitandukanye abantu bo mu Ruhengeri kenshi bakunda ibirayi kuko nibyo bihaboneka cyane Nyanza natwe haboneka ubugari cyane n'amata ndabikunda pe cyane ikindi kintu wamenyaho ndi umuntu uganira ariko biterwa nk'ubu mwe ntabwo munzi ariko murabona ko ndi kubabwira because nshaka ko mu muryango wanjye nshaka ko tuba inshuti ndi umuntu uganira ku muntu nanjye mbona ko ashaka ko tuganira ntabwo naza ngo nkwitureho ngo ndashaka ko tuvugana nze nkwinjirira ndi umuntu ukunda kuganira kandi nkaganira ibintu byubaka ibintu by'umumaro ni gake cyangwa se ni minus kwijana ushobora kunsanga bari kuvuga ngo vuga ngo ibyo wavuze ngo subiramo ibyo wavuze ndaganira nganira ibintu byubaka kandi ntabwo ndi umuntu uvuga ntabwo ndi umuntu ukunda kujya mu magambo ngo mbwira ngo hariya ngo byacitse ngo kwa nakana kabyagenze gutya ndi umuntu ukunda kumenya ibintu byanjye nkamenya uko mbitwara ibyanjye namara kubitunganya ari sibyo ko bijya bitungana se duhora dutunganya nta mwanya kwambona wo kujya kwita mu bintu bitandeba wo kujya guha umwanya cyane ibintu bitari ibyanjye ikindi kintu wamenya kuri Shushu ari we nyiri channel yitwa Shushu TV ni umuntu wigirira icyizere ndi umuntu wigirira icyizere ushobora kumbwira ati kora iki even if mbona ko gikomeye ariko nkavuga nti kuba wowe wagira icyizere njyewe ubwanjye nanjye ngomba kukigirira nabishobora nibwo buryo ki nanjye nafunguye YouTube channel nk'abandi nkavuga nabishobora kuko kuvuga ni impano ntabwo mbyirata ariko ndagerageza ntabwo ntinya kuvugira muri public nigirira icyizere kandi n'abandi barakingirira ko of course ahantu henshi ngiye ndi umuyobozi bitari ibyo hejuru mu bwo mufite amaraka n'iki ariko mbasha kujya ahantu hari buryo abantu barenze 2-3 ukabahagarira hari ikintu baba bakubonamo kidasanzwe cy'icyizere nanjye ubwanjye rero mbere yuko abandi bagira icyizere of course nanjye nigirira icyizere ikindi kintu bamenya kuri Shushu ndi umuntu ukunda kumaramaza
sinzi iki kintu niba uri kucyumva. Iyo nshatse gukora ikintu uko byagenda kose ndagikora. Nk'urugero, uyu mutako uri inyuma yanjye muri kuwubona hano hejuru, niwo murabubona. Njyewe wikoreye, mfite n'undi mutako hariya nawo nzawubereka, njye wikoreye, tuzakora n'ibindi byinshi turi kumwe nyine mbere kuko bigenda. Iyo mbonye ikintu nkabona nakigana, nkabona byashoboka cyangwa nanjye nakora icyanjye, nkora uko nshoboye, umutima wanjye utuza icyo kintu nagisoza. Nabonye umutako ndavuga nanjye nawukora akantu gato gaciriritse, abantu bakavuga ati uwo mwanya wataye, ukoze n'undi nari nicaye ntacyo nari ndi gukora, umwanya wataye. Njyewe mbona ko gukora ibintu nkunda ntabwo mbifata nko guta umwanya, cyangwa se gukora ikintu nshaka mpaka kigiye ku murongo, ntabwo mbifata nko guta umwanya kuko nyine ni ibintu njyewe ubwanjye nkunda. Ikindi kintu wamenyaho, wamenya kuri Shushu, ku bijyanye n'inshuti. Inshuti zanjye agaciro, inshuti zanjye agaciro kuko inshuti ni umuntu ukomeye, inshuti ni umuntu wizera akakwizera. Inshuti zanjye ndazikunda kandi nziha agaciro. Ikindi kintu wamenyaho, njyewe iyo ngiye guhitamo umuntu tuba nk'inshuti, singendera ku ikofi ye, ntabwo ngendera aho atuye, ntabwo ngendera iki. Ikintu cya mbere ngenderamo ni agaciro wabo. Uko mfata nibyo bigena ko nanjye mubera inshuti nawe akambera inshuti. Ngayo nguko. Ibiganiro byacu nakagaruka, banza umenye n'ibyo kuri Shushu mugiye kujya mubona kuri channel ya Shushu TV, mukore subscribe, comment, share, ibiganiro byo guteka, ibiganiro by'inama, tuziga kuri relationship byimbitse birambuye, turebe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.